natangiye kubaza mama nti ese kubera icyo ngiye kuko bibayeho. Natangiye kwibaza niba hari icyo bikimariye kuguma muri ubu buzima, ntabasha kugenda, ntabasha gukora akazi nakundaga, ntashobora kuba umubyeyi ukundi. Natangiye kwibaza ukuntu abantu bazajya bamfata n'amazina yose bagiye kumpimba. Icyo gihe nari nihebye cyane, numvaga isi yose indangiriyeho. Ariko hano niho nababwiye ko hari imbaraga ziba mu ijambo, imbaraga zishobora gukiza. Muri ako kanya narimo mbunza imitima, mama yambwiye ijambo ryari rifite imbaraga zikiza, ijambo rikomeye rimeze nkaho ryari ryifitemo maji. Icyo gihe yarambwiye ati, mwakoze cyane kureba iyi video, tuzahurire mu gice cya kabiri. Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Rimwe na rimwe hari amahirwe tugira muri ubu buzima, nyamara ntitumenye ko tuyafite, tugahora dutegereje ko igitangaza runaka gikoreka kugira ngo tumenye ko turi abanyamahirwe, kandi nyamara amahirwe aserere cyane iwacu. Duhora tubona ubwatsi butoshe mu rundi rwuri, ariko ko ubwatsi bwo mu rwuri rwacu bwamaze kuma kera, kandi nyamara imvura igwa muri izo nzuri zombi ihora ari imwe. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Nk'ibisanzwe mukaba muri kumwe nanjye Francis Inkuru nziza, aho tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri, aho Mane Babazari atwereka uburyo dukwiye kunyurwa cyane n'ubuzima tubayemo. Ikaze. Real happiness lies in gratitude. So I am here and I'm going to share the story of that woman. That is my story. The story of gratitude. Muri ako kanya mama yambwiye ijambo rikomeye cyane, ijambo rifite imbaraga zikiza. Arambwira ati, ibi byose bizashira. Imana igufiteho umugambi mwiza. Sinzi ngo uwo mugambi ni uwuhe, ariko icyonzi cyo nuko uwo mugambi uhari kandi ni mwiza. Aya magambo mama yaramaze kumbwira, wagira ngo hari yari ifitemo maji. Kubera kuyumva kandi nkayizera, byanshubije gukomeza urugendo rw'ubuzima njye imbere. Nagerageza gushakisha akamwenyu ku maso, nubwo bitari byoroshye, ariko kugira ngo mbashe guhisha umubabaro mfite ku mutima. Igihe cyarageze ibitaro biransezerera njya mu rugo. Suko nari ngiye gusubira mu buzima bwanjye busanzwe, ahubwo nari ngiye kurwarira mu rugo. Dogiteri yaranyoheje mu rugo ngo njye kuryamayo, bitari kuryama ukwezi kumwe ngo birangire, bitari kuryama umwaka umwe, ahubwo yanyandikiye kuryama imyaka 2 yose. Bangejeje mu rugo, nasabye ko bandyamisha ku gitanda cyegereye idirisha ngo wenda njye numva ibibera hanze, ko basi bizamfashe kwigarura icyizere ko igihe kizagera nkakira nanjye ngasohoka ngasubira mu buzima busanzwe, nkaba mu buzima nifuje kubamo kuva kera. Kumara icyo gihe cyose ndyamye hamwe byatumye mbona ko hari amahirwe benshi baba bafite, ariko batamenya ko bafite. Kuba ubasha kuva hamwe ukajya ahandi, ayo ni amahirwe benshi bafite, nyamara batamenya ko bafite. Nyuma y'imyaka 2 n'igice noneho nabashaga kwicara mu kagare, nkabasha kugera hanze, nkareba ikirere uko kimeze. Ngira mu isi nari maze imyaka 2 n'igice ntabamo. Muri iyo minsi numvaga nshaka kwiyakira ukundi kandi nkumva nyuzwe. Ndibuka umunsi umwe nirebye mu ndorerwamo maze ndivugisha, rero sinkwiye gutegereza ibitangaza ntazi iyo bizava. Ibitangaza bizaba nkabasha guhagarara maze nkagendesha amaguru yanjye nk'ibisanzwe. Yego hari ubwo byari gushoboka, ariko kimwe nuko bitari gushoboka. Sinkwiye guhora ndira umunsi wose ukira kandi nta muntu n'umwe unyumva. Nkwiye kwishakamo ubushobozi, nkarwana, nkaba intwari ku giti cyanjye, nkatsinda ubwoba. Icyo gihe narimo ndwana intambara ikomeye yo kwiyakira ukundi kandi nkumva nikunze. Niyemeje kurwana n'ubwoba bw'ubwoko bwose, ubwoba bw'uko abandi bazambona, ubwoba bwo kubura amafaranga, ubwoba bwo gutakaza akazi, ubwoba bwo gutakaza umuryango, ubwoba bwa divorce, ubwoba bwo kutaba umubyeyi ukundi, n'ubundi bwoba bwose bubaho. Niyemeje kuburwanya. Nta cyanshenguraga nko kwibuka ko ntazongera kubyara ukundi ngo nanjye mbe umubyeyi nk'abandi. Ariko ntekereje neza, nabonye ko hari abana benshi bakeneye ababafata nk'abana babo, kuko nanjye nifuzaga ko nakwita umwana wanjye. Ubwo icyo gihe niyemeje gushaka umwana wo kurera. Natanze imyirondoro yanjye mu bigo by'imfubyi bitandukanye, gusa ariko sinigeze mvuga ko ndi umugore ufite ubumuga ugendera mu kagare. Icyo navuze gusa, navuze ko ndi muri Babazari, nkaba nshaka umwana wo kurera byonyine, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu. Nategereje nihanganye gusa bisa nk'ibitinze. Noneho nyuma y'imyaka 2 nza kwakira telefone iva mu mujyi muto wo muri Pakistan, nuko barambaza bati, niwe muri Babazari? Ntiyego.
bati wasabye umwana wo kurera yaba umukobwa cyangwa se umuhungu, none twamukuboneye. Nanjye nti yego rwose nari mukeneye cyane, ahubwo niba byashoboka mwambwira n'aka kanya nkaza nkamufata. Ubwo narakingira aho bari kumuha umwana, ntihagira amasanga umugabo, maze nawe aranyitegeza cyane kuva ku musatsi kugera ku mano. Nanjye ntangira gutekereza nti mana yanjye, ubu wasanga agiye kuvuga ko wa mugore ugendera mu kagare ubu uzabasha kwita kuri uyu mwana. Naramwitegereje nuko mpita mutanga ndavuga nti rwose rekeraho gutekereza ko kuba niciye muri aka kagare ntazabasha kwita kuri uyu mwana. Nizeye rwose ko nzashobora kumurera neza, akaba ari nayo mpamvu yanzanye hano kugira ngo mutware. Rwose nzamurera neza pe. Nari nzi ko agiye kumpakanira, gusa ntungurwa n'amagambo yambwiye. Yarambwiye ati wowe n'uyu mwana buri umwe ni umugisha ku wundi, mwese muhuye mukeneranye. Uko ubona uyu mwana nk'amahirwe yawe, niko nawe umubereye amahirwe. You both are lucky to have each other. And that day, Niall was 2 days old, and today he's 6. Ubwo icyo gihe njya kumufata yari amaze iminsi 2 y'amavuko, ubwo ni ukuvuga amasaha atarenga 48. Ariko ubu ngubu tuvugana afite imyaka 3 y'amavuko. Mu buzima hari abantu mfata nk'intwari ku buzima bwanjye. Bamwe mfatiraho amasomo akomeye y'ubuzima, nkaba mbafatiraho urugero rwiza. Abo bantu, izo ntwari ni izi ngizi. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki gice cya kabiri cy'iyi nkuru. Ubwo tuzahurire mu gice cya gatatu dusoza inkuru. Iyi ni inkuru nziza motivation speaker, nawe ngiye umwumva akaba ari Francis Inkuru nziza. Turabakunda. Niba wumva uremerewe, ufite agahinda gakabije, wumva ucitse intege, ukeneye amagambo yagusubizamo imbaraga, kurikira ikiganiro Inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Byose ni hano kuri YouTube channel yacu. Kora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibindi biganiro tubagezaho. Nta kindi kirenzeho nabifuriza usibye guhirwa mu buzima bwanyu. Uwiteka abaho umugisha. Nakagaruka. Iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye.